Mwisi iki gihe kubona amafaranga si ngombwa ngo ufite akazi gasanzwe cyangwa ofisi. Ubu aramahirwe menshi yo gukorera amafaranga ukoresheje telefone cyangwa mudasobwa wicaye iwawe. Ikibazo si uko amahirwe adahari, ahubwo nuko benshi batayitayeho. Ese wari uzi ko ushobora gutangira YouTube channel, gukora akazi ko kuri murandasi cyangwa gucuruza udafite stock y'ibicuruzwa? Muri iyi video turi buvuga ku buryo umunani butandukanye ushobora gukoresha kugira ngo utangire gukorera amafaranga kuri murandasi. Uri ni waba uri umunyeshuri utaratangira business nimwe cyangwa utaza aho uhera. Reka ngushimire byimazeyo we wahisemo kureba iki kiganiro ku munsi wa none. Aha wageze ni kuri Kora Online. Njye nitwa Bazaza. Menye neza ko ukoze subscribe utazacikwa n'ibiganiro byacu by'ubutaha. Ikaze. Reka dutangire twibaza tuti, ese ubu buryo umunani bwo kwinjiza amafaranga online ni ubuhe? Ukora gute? Uburyo bwa mbere ni ugukorera kuri internet ukoresheje ubumenyi bwo bwitwa freelancing, aho ushobora gukora nk'umwanditsi, graphic design, umutekinisiye wa website builder cyangwa video editor utunganya amashusho. Ahangaha wifashisha urubuga nka Fiverr, Upwork cyangwa se Freelance, hanyuma ugahabwa akazi n'abantu bose ku isi bakabasha kukwishyura. Uburyo bwa kabiri ni ugutangiza YouTube channel, creating YouTube channel. Aha ukoresha YouTube ukora video zitandukanye, lifestyle ndetse n'ibindi, harimo amasomo, comedy, hanyuma ukaza kubona amafaranga binyuze mu kwamamaza kuri video zawe cyangwa kwamamaza ibicuruzwa by'abandi. Uburyo bwa gatatu ni byitwa affiliate marketing. Aha uhabwa link idasanzwe, iyo umuntu aguze ibintu binyuze kuri yo ubona inyungu. Urubuga nka Amazon Associate, Clickbank, Jumia Affiliate bose bagufasha gukora muri ubu buryo. Uburyo bwa kane ni cyitwa digital marketing. Aha ni ukugurisha ibicuruzwa ku buryo bwa digital. Urugero nka ebook, iri ni isomero ryo kuri murandasi, amasomo yo kuri internet, courses, template cyangwa amafoto. Aha urubuga nka Gumroad, Payhip, Teachable bagufasha. Uburyo bwa gatanu ni ubwitwa dropshipping. Ubu ni uburyo bw'ubucuruzi udafite stock. Aha ufite iduka kuri internet ariko ibicuruzwa biva ku supply, ndavuga ba nyiri ibyondo. Aba n'abantu baba bafite amaduka akomeye cyane. Icyo ukora wagenda ugashinga iduka kuri murandasi, ugafungura website, ugafata ibicuruzwa byabo ukabishyira kuri website, hanyuma byagurwa amafaranga ukageza kuri boss wawe nawe akaderivaringa iby'abakiriya baguze. Aha platform nka Shopify, Mobelo na WooCommerce bagufasha. Uburyo bwa gatandatu responding service and microtask, no gusubiza ibibazo bijyanye n'ubushakashatsi no gukora amatask make. Aha bikorwa gute? Urubuga runaka rw'ibibazo by'ubushakashatsi ugomba gutanga ibitekerezo cyangwa inyunganizi, hanyuma bakakwishyurira ku bitekerezo byawe watanze. Ni ukuvuga hano urubuga nka Squarebucks, Toroka na Multitask bagufasha. Uburyo bwa karindwi ari nabwo bubanziriza ubwa nyuma ni ubwitwa content creation. Aha ukora content kuri TikTok, Instagram cyangwa Facebook, hanyuma ukabona amafaranga binyuze mu kwamamaza, brand deals cyangwa creator funds. Aya akaba ari amafaranga yindwa aba content creator muri rusange. Uburyo bwa munani ari nabwo bwa nyuma ni gukora blog cyangwa urubuga, muri make website. Aha utangiza blog ivuga ku bintu ushoboye, imari, ubuzima, uburezi, ugakurura abantu, hanyuma amafaranga ukaba yakura mu kwamamaza, affiliate links cyangwa kugurisha service. Ni ukuvuga gutanga serivisi muri rusange. Tuvuga affiliate links ubikwe bwa buryo twabonye haruguru, bwa buryo twabonye aho ushobora gucuruza ikintu byanyura kuri link yawe ukaba wabona inyungu kuri cyo by'umwihariko. Gusa nagira ngo uzirikane ko ubu buryo umunani tubonye bwo kwinjiza amafaranga online atari bwo buryo bwonyine buhari. Oya, ahubwo hari n'ubundi buryo bwinshi nuko ari bwo twabahitiyemo. Ariko kandi uramutse ugize igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikibazo wagira muri iki kiganiro, wanyandikira muri comment section. Ariko kandi uramutse wifuje ko hari uburyo twagarukaho mu twavuze by'umwihariko, nabwo wanyandikira kuri WhatsApp yanjye iri kuri screen yawe. Abafite gahunda mureke twirira amafaranga. Ni kenshi abantu bavuze yuko ibintu bidakora, ati kwirirwa kuri social media n'iki nta mafaranga byinjiza. Aha baribeshya cyane. Ni ukuvuga hari abantu bamwe gukorera amafaranga menshi cyane kuri social media, mureke tuyahikenye natwe. Menye neza ko wakoze subscribe kwicaro. Nitwa Bazaza. Ikiganiro cyacu nakagaruka, ndabakunda cyane. Hasta la vista.